wahavanwa n'umugabo nyine. Ubundi wumva umukobwa yakavuye iwabo ari uko agiye gushaka umugabo cyane rwose. Iyo uri umukobwa ukajya muri ghetto biba bishatse kuvuga ko nyine warenze urwego rw'iwanyu wananiranye. Iyo ugiye muri ghetto se wambwira gute ko wakodesha inzu nta matora nta ki, ukambwira ko ugiyemo noneho ugiye gukora iki? Ni uburaya. Ese umukene kuri we ni umuntu umeze gute? Njye mukene kuri njyewe ni umuntu utariye, kuko wariyubasha kuryama, kuko wariyubasha kwambara, urambara ukumva n'umwenda uragukwiriye, ariko utariye ntiwasinzira, ntiwabasha kugenda. Umva, iyo ngiye mu buriri ndapfukama nkasenga, nkavuga nti Mana, nubwo ndiye ndyamye mpumeka, mfasha n'undi muntu wese ushonje ambabarira arye. Dore ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Mbano ngiye kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro byacu bitandukanye tuba tubagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Patrick the Entertainer. Wakoze cyane guhitamo gukurikirana Yawe TV. Reka mbanze mwibutse mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ko tuba turi kumwe na Body Max Fitness. Barakubwira ko niba wifuza kuba physical fit ugomba gukora imyitozo. Imyitozo n'ahandi yikoreretse muri Body Max Fitness. Dufite gym nziza cyane. Sauna ni massage swimming pool. Ushaka kongera ibiro cyakubigamiza turabigufashamo cyane. Dore mu Giporoso sa n'werekeza i Kanombe winjiye muri Top kata ibumoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 35 tukaguha izo service mba nkaye haruguru. Mwayikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Okay, ndagusuje kandi mwayikaze. Wakoze cyane. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu nk'uko mubibona kuri screen zanyu. Turi kumwe n'umwari tugiye kuba tuganira baza kusobanukirwa na byinshi cyane tuba tugiye kwinganira ku ngingo zitandukanye turi buze kuba tubaganiza. Nawe ukajya muri comment yawe ukatubwira uko ubyumva. Uraho neza? Ndakomeye. Fresh. Urabona nta kibazo. Uri en form. Okay. Ndashima Imana. Ndashima Imana. Abantu nabo ngo ndashima Imana ngo n'abantu bake. Oya ni abantu barimo. Okay, ni sawa cyane kabisa. Tugwa ikaze kuri Yawe TV. Ubwa mbere? Ndabasuhuza. Ubwa mbere? Ubwa mbere. Ariko ndizera ko atari ubwa nyuma. Tuzakomezanya. Okay, umeze neza rero wabibwiye abantu. Hanyuma amazina yawe witwa? Sandrine. Irindi? Irindi? Sandrine ahagije. Wase Sandrine. Wase? Kubera iki se waravuze ko rihagije? Rimwe nta kibazo. Ariko nta ribi. Nta kintu babitwaye byose. Ushatse wanavuga rimwe ubundi se babitwaye iki? Ibyango rya kabiri ari ibintu birenze. Ushobora kutubwira rimwe nta kintu babitwaye cyane. Okay, tumaze kuguha ikaze rero tujye gutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndizera ko nta ribi kabisa. Ndizera ko umunwa ufite. Murakoze cyane. Umunwa uri nawo? Ndi tayari. Okay. Sandrina. Karame. Sandrina muri iyi minsi nakaye karimbo haraye. Akaye karimbo kabonani. Cyane ugwarara ko bona rimbo twumve. Oya. Wapi? Izo ndimbo ndi kumva nyine. Nizabona niso ziri ku maradiyo yose. Okay, umwaka mushya muhira. Tusangire twese. Sandrina yambaye neza bayambaye gute? Wambaye neza wambaye gute? Vuga uti abana. Nanjye narebye muri miroir mbona rwose ko mfunze mu fresh. Nambaye ipantaro. N'agapira. Ni by'amajipo wapi? Reka. Kubera iki? Kuko mba numva nambaye ijipo nakambara ingufi kandi ntabwo mba mbishaka. Ntabwo ushaka kwambara ibintu bigufi? Kwambara ibintu bigufi ikintu bitwaye se? Oya. Birakujena. Birakujena? Ushobora nko gutanga amafaranga cyangwa akantu. Ukaba wanayahasiga. Kandi ushobora amafaranga ukaba wanayahasiga. Kandi ugahejeje ariko wajya kunama bikaba ikibazo. Bugishwe. Ugaze nk'ibibazo bihe byaza mu kunama. Mu kunama ujya kuri moto bikakuvuna. Niyo mpamvu wese ukajya yambara ipantaro. Ipantaro niyo wakambara agakabutura gashyitsa ariko uko biri wakunama. Okay, fresh sana. Sandrine sha amafaranga ushobora kuyata bikayajyuna hasi. Kubera kwanga kunama ngo udateze ibibazo abantu. Fresh kabisa. Usengera he niba ujya ujyayo? Nsenga rimwe na rimwe njya mu byumba ngewe.
warenze ku rwego rwo kujya mu nsengero. Nararurenze. Okay, fresh. Yitwa Sandrine, tumaze kumenya ikaze no kutadutangiye show yacu y'uyu munsi. Sandrine, Karame. Ugitekereje ubona bikwiye ko umukobwa ajya kuba muri ghetto? Oya, ntago bikwiye. Kubera iki se? Yo uri umukobwa ukajya muri ghetto, biba bishatse kuvuga ko nyine warenze urwego rw'iwanyu, wananiranye. Iyo ugiye muri ghetto se wambwira gute ko wakodesha inzu nta matora nta ki, ukambwira ko ugiyemo noneho ugiye gukora iki? Ni uburaya. Umuntu wese ugiye muri ghetto wagiye gukora uburaya? Ese ubwo ahandi yakura amafaranga ni hehe? Ese ni abavandimwe nta n'inshuti. Reka umuntu ashobora kuguha amafaranga nawe ibyo bintu mutabikoze. Sha biragoye kuri Kuri ubu no guhamagara umuntu ngo urarwaye arakubwira ngo pole nyine. Pole se ni ibinini. Urumva kubona Ariko pole gusa. Pole. Ariko umuntu wese umukobwa aramutse yavuye iwabo agiye nko gukora akazi kure y'iwabo. Hari ukuntu wenda abantu ntibabyumve nabi ngo bavuge ngo akazi k'uburaya, sibyo? Oya ntibabyumve nabi, ahubwo hari umuntu ushobora gufata inzira akavuga ati njyewe mfite ubushobozi. Mve mu rugo maze gukura. Maze gukura akamfata inzira njye gushakisha nkodeshe ghetto. Ako imyaka umuntu agira amugana akaba atabakiriye iwabo. Uzi kuba iwanyu bakinga icyuma ati noneho uno munsi bigere saa moya uri mu nzu. Bagufungirana igihe watize gutaha. Umva ukaba utarenga hejuru. Utajya kuranga match ya saa akosonda umukobwa agiye kureba umupira. Oya nta mukobwa urenza ngo saa. Akunda umukobwa na saa moya ni kure. Uzi ko ngewe ntageze mu rugo saa 12 ntinjira. Reka genda. Baragufungirana. Ndara ku muryango kugira ngo banamenye ko ariho naraya wumva. Ubwo ngo mu gitondo barakubuze ku muryango byawe. Mu gitondo bakubuze ku muryango byawe ibibazo. Byawe ibibazo pe. Nonese imyaka umukobwa yakabaye atakiba iwabo ni. Oya nta myaka ubundi bishobora. Yakabaye iwabo kugeza ryari? Oya hari icyatuma agira nk'abayiga universite baba yiga kure bakangomwe ko baba muri iyo ghetto. Hari abantu nyine bavuga ati ghetto ubundi ziratandukanye. Hari wikodesha ashaka imibereho avuga ati njyewe mu rugo ntabwo nkwiriye kuhaba. Ariko ntabwo mbyiyumvisha ukuntu waba wahavanwa n'umugabo nyine. Ubundi wumva umukobwa yakavuye iwabo ari uko agiye gushaka umugabo. Cyane rwose. Ese ako kantu warushyizemo ko yakiga university? Nyine urumva ko aba ari mu ishuri. Nkuko ushobora kuba wiga ku kigo. Ese ntabwo wakiga university uba muri ghetto? Nyine nibyo nkubwira. Ese ubwo wumva ko uvanga umukobwa yakavuye iwabo agiye. Okay. None tuvuge uvuye muri ghetto ugiye gukora muri ghetto university. Urumva ko witsinze ya materi wanyu barayiguha noneho. None se ubwo wumva nyine ikibazo kiri cyo kuba muri ghetto. Cyangwa uravuga utabwo nareke ko iyo mu wenyine abanemo n'undi munyeshuri. Akoze kuba noneho muba muri ghetto uri wenyine se ubwo urumva twatekereza iki we nkucaho nkakubona uba muri ghetto wenyine. Shanjye nembisha ko umukobwa wese uba muri ghetto utekereza ko ubwo ngubwo yicuruza. Numva ko nyine haza n'abagabo. Niko uburyo. Ese ubwo niba hari noneho hari n'uwo mwirirwana ubona. Ariko ari gishobora kuba uti ngiye nshobora kujya mbane n'umuntu andashe. None arambona mu gitondo mukirirwana byajya ni mugoroba umuntu ukamubona akingufurire ubwo ukajya kubona mu gitondo irafuka. Arari rondos. Wa mugani. Ndetse ko kibugenzura mu ingo z'abandi. Ahubwo umuntu yakibaza ngo we ayo majoro buza kugenzura ko ari ingufuri wowe ujya he? Njemba mu gipangu mu rugo. Noneho nk'abapanga imba mbona. Ukabona ubugoroba nibwo bafunga. Ntibanyumve na bahimuke. Yoza kubagenzura bahimuke. Ndetse umuntu ntabwo ashobora kujya kuba muri ghetto bikarangira ubu bana bananiramwe. Bananiramwe tu. Waravuze ngo niba n'umukobwa agiye kwiga universite ashake mugenzi we w'umunyeshuri babana. Ntabwo bikwiye ko umukobwa ajya mu nzu wenyine. Akundi ibintu bituje nta stress nta muntu zo mubanga muvugisha Neza uwo muntu nyine wumva wamubwira ngo ajya kubanamo n'umuntu muri ghetto. Oya. Neza muri ghetto zahimbiwe abasore gusa. Kuki umusore wavuye iwabo ku myaka 10? Benshi nafite anabahungu. Neza ko iki nyine icyo kintu cyo magira kinave mu bantu. Oya abahungu akarusho ko baba bashaka ngo ntago baba bavuga ati tukodeshe kugira ngo tubone uko wapi maze kubona impamvu. Nukugira ngo nyine babone uko babasura. Babone uko abakobwa babasura. Ese umusore nako nawe yavi iwabo kubera akazi. Oya abenshi bavuye ko yatari akazi. Oya abahungu wapi. Nukuvuga kuvayo ku mpamvu kugira ngo umukobwa ajya amusura. Nese wabo niba bafite ghetto banazikodesha. Nese ntabwo wasura umusore wabo. Yego ko.
Sandrine ntabwo bibaho umusore wawe ntabwo wajya kumusura neza byaba bitwaye iki nawe ubwo no kubuzi ko mugiye mu byaha nose kuki utajya kumusura iwabo kuki se we ko atavuga ati twicare muri salo iwabo kuki se we yagenda akakujyana muri ya nzu yo hanze tabizi se nese mu nzu yo hanze abaye intebe mu cyumba cye nose Ghetto zose z'abatipe ntabwo zibamo intebe reka nzi ko mu nzu y'abatipe habamo matora zonyine ubwo rero ariko wenda ni ukubera ubushobozi buke si ko umuntu waba wabona intebe se n'uyigure nese kuki ushobora kugenda akakubwira ati uba wicaye harashya nawe ujya ugura intebe ahubwo mwebwe kuki muhita muhitira mu cyumba ujya mu cyumba se bataguhaye karibu reka ese ariko ubwo ntawe icyo ngicyo ntabwo twacyemeranya Ghetto zose z'abatipe nta ntebe zibamo wapi waba uhazi se basi ngo ntaho byagusaba ukwezi wanjye intebe kwibamora reka mbese nyine kubera iki umuntu yumva ko umusore w'imyaka 18 yava iwabo akajya muri Ghetto nta kintu bitwaye umwana w'imyaka 18 w'umusore ntabwo yakavuye iwabo reka ese yabonye akazi cyangwa avuga ati nanjye nakoze imyaka 18 umuntu aba yakuze ntabwo bakiberwa mu bana 18 ntabwo bakoze ngo wumve wabyimbye nibyo rero biri kwica muri iyi minsi ugasanga ubu none ugiye kugera 18 yatangiye kubyimba akiyumvamo ko ari umuntu w'umugabo kandi ntabwo aba ari byo abatinda nakuze kajya kwishakira ubuzima ajya gushaka ubuzima ako nibyo byiza bituma waguka mu bitekerezo ukamenya ko amafaranga ya nyire byondo yegereje ese ubi wanyu urumva watera imbere we mu mutwe utera imbere byose urya mu rugo nawe ukubaza ikode nawe ukubaza iki ese ugiye kwiga ugiye kwiga ubuzima 18 ariko ni mike umutipe akajya ava iwabo se ku myaka ingahe akajya avayo nka 20 n'umwe aho ntaho bitaniye oya ese 21 na 18 urumva oya ntabwo ubwenge ntabwo biba bimeze kimwe ese ubwenge bubarirwa ku myaka ntabwo urabona umuntu mukuru ariko nagiye gukoresha ikinyarwanda kitari cyo ariko ngo umuntu mukuru winjije akareka ntabwo mbivuze oya buriya n'umukecuru iyo agiye gusaza asazana ubwana ahubwo ubona agenda asazana akora ibintu by'ubwana ntabwo akomeza reka ubwo biba bigeze nko ku myaka ingahe ku buryo umuntu atajya gukora ibintu by'ubwana bageze nko ku myaka abari abakecuru b'isabukuru bafite nk'imyaka 80 70 aho ngaho baratangiye gusubira ibwana nese ko ni igice ushingira avuga uti ku myaka 21 nibwo umusore yakavuye iwabo ikintu nshingiraho ni uko nibwo aba yumva yajya gushakisha hirya no hino kugira ngo nawe abashe kwibeshaho nyine ntakomeze kuba mu buzima bw'iwabo ko yaba akibasha gukora ahasurwa n'abakobwa ejo yatera inda nyine atangiye kutimenyereza urugo ese 18 ntabwo yatera inda akareka gwiki umutipe w'imyaka 18 ntabwo yatera inda sinzi bande bari umwana nongo we ntabwo nakunda n'umuntu w'imyaka 18 ubwo 18 bwo koko njyaranye nawe nakumva ko pampa nzayibona ese imyaka nakubwira imyaka n'ubushobozi cyangwa imyaka n'ubwenge ubigeranya gute none se abakire bose n'abakuze n'abakuru abakire bose n'abantu bakuru oya nyine reba 18 sibyo abakiri iwabo bari imyaka 18 nawe ushyire mu rugero uryamanye nawe aguteye none usanzwe uzi iwabo wenda wasohotse hanze we bana n'icyo gihumbi cya pampo yawe ese nta muntu w'imyaka 25 kibi iwabo barahari nese wamujyanye n'imyaka na 18 wavuye wabo oya ntago baba bameze kimwe wa 18 wavuye wabo ararenze kuko afite ubwenge none se kuki bari uko kubibara kuki bara ngo umupeti ngo nago ngo yazaga ntago ari sawa wowe ufite imyaka ingahe je mfite 21 nyine kubera iki umutipe wa 18 wumva we bidahagije oya ndumva ari mikeya nago nose washaka n'umuntu uruta wowe washaka n'umuntu uruta oya njyewe undutaho wenda nk'imyaka 2 oya imyaka 2 kuri kise mukunda wabaruta makuru kubera
oya uzi umugabo waruse wajya musuzuga ko imyaka se oya neza byaba bitwaye iki umugabo umuruse byiza nicyo ngiye nkunda abantu n'ukunda wari utagutyo gutyo nyine wowe ukunda umugabo umeze gute umugabo ukuruta imyaka nk'ingahe njye niba mfite 21 we afite nka 23 n'abandi nawe bakire mutoya tugendana nyine mwese urubu tugendana atazansiga mu gusasa mu bwa adolescence ingaruka zo kugira ngo ushakane n'umuntu ukuruta cyane ziba ari izihe ingaruka zo kugira ngo ushakane n'umuntu ukuruta cyane ziba ari izihe oya ndumva nyine urukundo nuko nyine rujyaho rushatse okay iyo ngingo ahubwo urumva wowe ushobora kubona urukundo ufite kuko numva uzanamo limite y'imyaka kandi nkunda mfite na sheri nyine nese kwikizanamo ikintu cy'imyaka uragira ngo ahita nkatira kwikizanamo ikintu cy'imyaka se oya shira wawe se kurusha ingahe cyandusha 2 nkuko nabivuze nkuko wabivuze nicyo kintu wabanje kubaza mbere ko mwemera ko mukundana namukunze ntamubajije imyaka ese ubu nabanza ngakubwira nti nese washyizeho limite y'imyaka nuko nabikundaga muri njye noneho nanareba nkabona niyandusha birangira bibaye ntabwo biba byoroshye shasa tubonye yayo wowe bumva uzava mu rugo ryari sinzi igihe nyine azaterera intambwe wowe ntabwo wabimubwira wowe ntabwo wabimubwira nkamuhamagara ntishere inzeri nkamubwira wakamubwira uti ariko si ko ibintu byo kugira ngo tubane utabitekereza oya icyo nta kintu namubwira bitwaye iki se oya umukobwa aramutse abwiye umutipe ati twabanye bitwaye iki oya uba ugiye kwijyana n'ahandi agukubise akajya akubwira ati si wowe wanyihamagariye oya ntabwo yajya kumutaka bigutera nyine si kubera iki abatipe bumva ari bo bazategereza niyo mpamvu rega n'abana niyo mpamvu n'abakobwa usigaye ubona batinda gushaka wowe niba utatinyuka ngo uri tipe ukamubwira ati ko dukundana harabura iki ngo tubane hari igihe tipe aba yaratinye bitewe n'uko atarabona ubushobozi ariko wowe utinyutse mwahita mubana ntabwo nabikora njyewe ndamutegereje ngo atere intambwe natera imwe ubonye umukobwa yabikoze wamufata gute ubwo nyine njyewe hari ukuntu nyine winginga umuhungu ngo sheri ndashaka ko tubana ubona nyine iwanyu bibangamye nshaka ko rwose biva mu nzira n'igihe imyaka iba yiruka ndashaka ko tubana umuhungu ni hahandi rero habaye ikibazo ujya wumva mu ngo bashwanye kubwira ati si wowe wanyihamagariraga wigize ubona nza kuguhatira ngo nje kugutwara ucometsemo akantu ngo kuko iwanyu ngo barambiwe umukobwa iwabo bamurambirwa bamwohereza ariho iwanyu barakurambirwa tu bakurambirwa ku myaka ingahe iyo babonye ugejeje 23 aho ngaho umuntu aba akiri mutoya mwana baba bakurambiwe imyaka 23 umuntu akiri mutoya ntabwo ataza no gufata irembo ku myaka 23 umuntu akiri mutoya ndekeza naho kuri bari kukwibaza 23 uzi ko ari umuntu utarangiza segonderi ese iwanyu bakurambirwa utarangiza no kwiga nta n'igitekerezo oya ese iwanyu baba bakurambirwa ngo bazagushyire ko aribo bakubyaye bakurambirwa umvuge ntabwo wari wicaye muri salo ngo akubwire ati se mwana wacu ko nta kintu wari wibwira wowe bumva bikwiye se biba bikwiye ko umubyeyi ashyira kuri puresha umwana yo gushaka mba numva bidakwiye yareka akabanza nyine agashyiramo amahitamo si nka wa umuntu uguhitiramo ati uzakunde runaka niwe nabonye ari mwiza biba byatewe n'iki kugira ngo umuntu aguhitiremo si uwo ukundana hari igihe nyine babona ari afite ubushobozi bakubwira ati reka twe ntabwo twashaka uriya muhungu wo kwa runaka rwose ni umukene kandi niwe ukunda niwe ati reka ati numushaka turaguca mu muryango ariko gushaka umuntu ufite ubushobozi zari ikintu biba bitwaye oya ese ubundi waba ugiye mu rugo gusonza oya reka nkubwire hari ibintu tujya twibaza ugasanga umukobwa aravuga ngo njyewe ngo ndashaka ngo umusore ngo ufite ikofi agashyiraho kiriteri ufite ikofi iyo kiriteri ntayigira ikofi irashira iyo kiriteri wowe ntabwo uyigira njye ntabwo umusore yaza nkanga ngo afite ikofi kandi ikofi ishira ikidashira ni iki oya amafaranga reka nkubwire iyo ugiye ureba ikidashira ni iki birashira pe ariko amafaranga ariyo ugiye ukurikiye urumva ko udakurikiye urukundo udamushaka ariko uremera ugakunda wa wundi w'umukene mugahera hasi wacuruza indagara
wakungukamo 100 nawe akagenda akagira icyo akora yanyonga igare akazana turuwasa. Azi ko babakina ari bapfa ubusa ko umuntu wapfa ubusa nyine aragutonga wowe se wanahashye. Oya. Yo mu rugo mwumvikana hari n'urukundo. Ese hano hari ubukene mwakumvikana. None se ko ushobora gushakana nayo mafaranga ntugire amahoro. None se hano hari ubukene amubwumvikane bwavaye. Umuntu aburaye mwakumvikana mute? Nago bakene bose bari ko baburara. Nyine n'urugero. Ariko nekeza ko umuntu utaburara aba atari umukene. Umuntu ubona ibiryo byo kurya buri gihe se uwo muntu wamwita umukene. Ariko mu mukino wenda kuri iyi si numva kibabaza. Jewe umuntu ashobora kumpamagara kuri telefone akambwira ati ndababaye. Ni umuntu ushaka kumbwira ngo araburaye cyangwa arabwiriwe. Iyo kintu cyo nyine kikubabaza. Nicyo kintu cyambabaza nkanarira uwo munsi. Kubutari. Kuko iyo ndiye ngiye wita banza nkabitekereza nk'abasi ubu hari umuntu uriye cyangwa hari umuntu ubwiriwe. Ibyo ngiye bitekerezaho. Seri. Cyaba ari sawa kabisa niba utekereza kuba ngo se hari undi muntu wariye byaba ari fresh. Ese umukene kuri we ni umuntu umeze gute? Jewe umukene kuri njyewe ni umuntu utariye kuko wariyubasha kuryama kuko wariyubasha kwambara urambara ukumva n'umwenda uragukwiriye ariko utariye ntiwasinzira ntiwabasha kugenda umva no kuvuga ijwi ntirisohoka. Aha yabikoze n'ijwi ntabwo rarisohoka. Uzamamagara umbwira ngo warwaye nkubwiye ni boy ariko numbwira ngo inzara yakwisha ibyo nyine ngo nagutabaraho. Wamutabara uramutse warwaye nyine ndagusengera. Uramutse ufite warwaye wowe Sandrine urarwaye urumva ufite amafaranga 1000 niyo uri bwivuzemo muragwabaga wote ndaburaye wayamwohereza. Sinkubeshya imbere y'Imana nayamwoherereza kwivuza ukabireka nkabireka ariko akarya. Ego koma mbanza njyanga inzara yaguhabije. Inzara irarya. Wigeze kuburaraho cyakubwirwaho? Narabwiriwe. Byagenze gute se? Byabuze ari umwanya wabuze wo kurya. Hari abantu babwirirwa uko tabuze amafaranga yo guhaha uko tabuze ahubwo narabibuze. Arabibuze. Byaremeza bite? Nari impfuye. Wasiko ni pana ritangurira. Kurya ushaka kwitangira umuntu ukareka kujya kwivuza kandi urembye. Niyo naba ndembye bimeze biti. Umuntu ntasano mufitanye. Ntasano sinkubwiye nuza umva ngo yishwe n'inzara mfite 1000 njye uzamamagare nkimwoherereze. Vugishwe. Uzi ko agiye kubwirirwa. Gojoro sinzi. Watiyamo. Gusupfuye waba utiyahuye. Oya. Uramutse yamuhaye bikarangira urembye se. Oya niyo naremba gute. Ariko umuntu yariye. Sha inzara urayuba. Yababaza. Basuziriza umunsi umwe wumva. Nubwo ntabwo wakora amasengesho. Reka. Ntabwo wakiyiriza nk'iminsi nk'itatu. Reka. Burya nureba ngiye mfashe n'umunsi wo kuvuga nindasenga ndi bwirize. Ibyo nari kurya uwo munsi. Buriya ntabwo njya nsengana n'abakire. Reka? Ntabwo nkuko dusanga ngo abakire bateranye bari gusenga ntabwo nasengana nabo. Kubera iki? Ntabwo njya. Icyo ariko ni ishyari. Ujya nta shyari ririmo. Buriya ntituzagire n'ishyari. Ntabwo uzaho umuntu Imana. Kubera utasengera na bose. Uzi impamvu se we tuba turi gusenga navuga ati ndataha nsanga wa mukozi yatetse ifiriti. Nawe mu mutima urimo avuga ndabwiriwe ndataha. Umva atari ishyari umva atari kumugira ishyari ko ari gutagasanga ifiriti. Umva se impamvu wari gusenga ku byifuzo n'ubundi nta byifuzo afite kuko byose arabifite mu rugo iwe. Kare kamuntu ugira byose. Umuntu ugira byose se. Oya. Rero tugomba kwitsengera zose zibamo abantu bamwe. Ntabwo twagendana mu murongo. Urumva umukiriya uri kumureba uba ubona mutafatanya paritse parado hariya we waje none kuko Imana ariko ibikuzi hari impamvu ibikuzi pe urumva ibifite naho yagukuye naho ishaka kugushyitsa sibyo. Ariko kuki mwebwe mwumva ko twateranye nk'umuryango twaje gusenga kuki tutumva ko ibyo twiyirije tutabifata. Ngewe akujya nkora amasengesho duterane nayakora ndi njyenyine ibyo nari kurya nkafata umunsi nkabishorira nkabikira wa mukene uri bubwirirwe. Ntabwo wagenda nk'umukene. Ariko niba atarirenge n'ubu ufite umutima mwiza. Ngira umutima mwiza mu none se kubera iki ura njya nishaka n'umugabo azanyirukana. Kubera umutima mwiza yazajya gura umukero utushira mu minsi 2. Wawo pakure wawo. Oya ntabwo ashira mu minsi 2 ariko nabwo ntabwo. Wawo ariko wajya utanga. Wajya uha abantu baburaye. Ntabwo waburara nkureba pe. Reka umugabo yawe ajya. None se kankumbase.
ushatse kuvuga ko nta nsengero zibamo abakene n'abakire? Abakire bancumuza rwose. Niyo mpamvu utajya Ntabwo njya gusenga gusenga pe. Nsengera mu rugo pe. Niyo mpamvu ituma utajyayo? Nimba ari butaye njye ndi buvuge nti ndaryama se nsinzi mu rugo nakira. Nango waratasanga ya meza yikaraga bakaragira ifiriti hano ifi hano no kugura kw'inkoko. Ariko wundi uvuga ati mana aho nkuye ati wankuye umuntu uzandya ubugari bwonyine ati mundi gukubitaho n'agasozi ati butanzarya n'inyama uwo niwe tugendana. Mvuga nti wankuye ahantu urangeza aha ke. Wone bamwase unango wasengera mu bakene. Ni kwa kunaye ku muntu nyine ni kwa kuno umuntu abatarya inyama kazibuza nabandi. Oya. Nese wowe kize nawe wakunye ugahindura urusengero. Buriya reka nkubwire. Usengana n'abakire n'abakene. Ugakira. Wahita wimuka ukava muri urwo rusengero. Ngo mana aho wankuye ukajya kumva bose barasirimbye urumva kandi ubwo umukire nta yavutse iwabo bamukarabya. Akura ubuzima bwose atarabwirirwa noneho ukajya kumva ngo nzara kandi ubwo nakajyaho agasirimba kandi ntarabwirirwa ntaranabura. Ese ugira ngo nibagiraho ahanwe mu nzara ceceke? Nago yabyina kuko nago nafashwanya nawe rwose ngo mbyine nanjye mfashwe. Burengeye mu rusengero ndaceceka nshaka kuvamo ntanavuze ngo mana vugisha ukuri. Nago njya gusenga ku cyumweru. Kubera ibyo bintu byo kuba bakire basengana n'abakene. Ese si Imana byose ibikora? Ubwo Imana ibikora. Ubwo ni Imana urenganya. Oya ntago Imana nyirenganya kandi buriya ngiye nkusanze muri butike yawe ntago najyaho ngo mvuge ngo ishyari ngo ngire ikibazo kuko sinzi aho Imana yagukuye sinzi kugira ngo ubibone aho wavuye ariko ngewe n'umukire ariko baravuye habi siko abakire bose babivukiyemo. Nibyo nta kibazo ibyo byo twafatanya ariko wa muntu uparika imodoka ye n'undi yaravutse ihari ntago byemera. Wapi ntago mbyemera nsenga njyenyine ngewe nsenga mu buriri iyo ngiye mu buriri ndapfukama nkasenga nkavuga nti Mana nubwo ndiye ndyamye mpumeka mfasha n'undi muntu wese ushonje ambabarira rye njye ngira n'amarira nkanarira. Vugisha ukuri. Ubwo urayabona uburiri ugasanga riraturore uburiri urariroka bwuzuza ukagira ngo arabafatanyije nawe inzara riraturere. Oya inzara iraryana bro mu bintu biryana inzara iraryana. Uheruka nko kubwirwa hashize igihe kingana iki? Hashize igihe kingana iki? Hashize igihe kinini. Mwana ibyo yo kujya gusenga ntago byakubuza ngo nuko ngubonamo abakire ngo baparitse imodoka. Kamwese dore hano Kagugu kuri adeperi yaho nigize kubwirirwa njya kuhasengera ntago mbasebesha. Inzara niwe yadiriye mu buzima niwo nahise mvuga ni inzara iraryana. Niwo nahise mparika gusenga ntago nakongera gusenga. Ese ntago ushobora kujyamo nawe ati vaye dutane saa sita? Reka inzara ndiye njya mu gikoni ngo basi ndebe ko bankubita nsanga ariko atakubugari noneho n'inyama ndavuga ni ndapfuye. Nibaguhase? Reka ahubwo bampa amazi yo kunywa y'umureko. Ku rusengero? Nta mbuto bakwereye pe. Nahise mparika gusenga. Niyo kintu cyaguciye mu rusengero? Wagiye usanga batetse ubugari n'inyama? Ni baguha amazi? Mbese wigeze wabwira ko ushonje? Bari kubyibwiriza se? Buriya ntago umuntu waza waka amazi umuntu akaguha isosi. Oya njyewe umuntu uko aje ndihita mumenya. Njye umuntu uko aje ndihita mumenya uko ameze. Ukibona umuntu utumenya niba ashonje cyangwa adashonje? Uwo muntu ufite inyota ahita amumenya uwo ari we. N'ufite inzara. None uheruka kujya mu rusengero ari icyo gihe cyakaguye? Reka ubu ntago wanjyanamo rwose. N'icyo gihe uheruka kujya gusenga? Rwose imyaka ishize ni myinshi nsengera mu rugo kandi Imana iramfasha njye bya ngo umuntu yeretswe njye Imana iranyiyerekera. Nta muhanuzi bawe Imana yagutuma? Umuhanuzi ajya n'uwo twahurira mu nzajya kumpanura mbizi ungana urakoze. Reka korombe ijambo ry'Imana ndetse ibyo bizacengeye muri wowe bigoye. Sande turimo turagana ku musozo wakoze cyane kutuganiriza. Noneho twigaruke kuri ya ngingo yacu tuganana ku musozo ariko utangeho n'icyo nakwita nk'inama. Abakobwa bareke kujya kuba muri ghetto? Bareke kuba muri ghetto. Ntago ghetto ari iz'abakobwa. Bazihariye nyine abahungu ariko ntago ari iz'abakobwa. Kuko abantu ntago tumeze kimwe ushobora kuba muri ghetto wishakira imibereho kandi nta n'umugabo winjije
ariko njye wakubonye n'undi wakubonye ntiyumvishe ko utazanye umugabo waca hariya ati dore wa mugore winjiza abagabo. Ndetse wareka gukora ibintu ushaka kujya kubera abantu wareka gukora ibintu ushaka kubera abantu. Abantu baravuga bakaguca n'intege. Akuze kumva uvugwa hari umugore wigishije ijambo ry'Imana aravuga ngo mujya mureka babavuga uko muri ariko nabyo ni ikibazo we. Niba wabwira umuntu agutake ngo urahaze se ngo niba ngo uri mugufi ngo reka bakuvuge kuri ngo ubundi so usanzwe uri mugufi ntago ubizi. Umuntu mugufi ushobora kuba ngo ni mugufi bikamubabaza. uriya mugore hari ahantu yankoze. Umuntu mugufi ushobora kuba ngo ni mugufi bikakubabaza ugasanga birakubabaje. Ariko uzi umuntu kwita noneho njye buriya mu buzima niyo naba mbikora ariko nkajya kumva uranutse ngo wandayawe nicyo kintu utinya. Cyo kintu ntinya ubwo unutse gutyo nahita mba mu buriri cy'umweru noneho ntabwo nasongera gusohokamo. Nango impamvu shingira avuga ati abantu bave mu maghetto niyo ngiyo. Mu maghetto niba bavemo abakobwa. Umukobwa ajya iwabo agiye gushaka rwose baje kumutwara cyangwa hari n'ukuntu umuhungu akubwira ati rero nje nta bushobozi mfite bwo gukoresha igikwe gerageza uze tubane kandi urugo rukabana twese ntabwo babana aruko basezeranye. Okay, first sana wakoze cyane rero kutuganiriza. Murakoze cyane. Uzongere kabisa. Okay, ndabashimiye cyane mwakoze cyane kubana natwe muri bino biganiro n'undi mukomeze munogirwa n'ibiganiro bya Yawe TV. Nitwa Patrick, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Keep watching Yawe TV.